Pi network umuyoboro uri gukora iki muri iki gihe? Ndabasuje nanone mu biganiro bya Pi network. Nitwa Mwami. Iki kibazo dutangiranye nicyo kibazo cya kabiri cyabajijwe, aho cyasubijwe na Dr. Nicolas Kokkalis, founder wa Pi network. Irasubije ati: birumvikana ko umuyoboro uzakomeza gukora ibikorwa by'ingenzi ku bapioneer nka KYC, no kwimuka, migration, ndetse no kuba developer binyuze mu kunoza no kwagura ibikoresho bibafasha kubakira, ndetse kugira ngo na Pi ikoreshwe cyane mu buryo bworoshye, hamwe n'izindi gahunda zigamije korohereza ikoreshwa rya Pi. Yakomeje ati: kwemeza imyirondoro KYC no kwimukira kuri Mainnet biracyari ku isonga mu byo dushyize imbere. Turimo kongera umuvuduko n'ubushobozi bwa KYC, gufungura konti z'abakoresha Pi benshi kurushaho, no kwihutisha inzira binyuze mu kwinjiza AI mu buryo bwimbitse mu mikorere ya KYC. Ati: dukomeje kandi ibyiciro byo kwimuka no gutegura kwimuka kwa kabiri, second migration, kugira ngo abapioneer benshi barusheho kwinjira byuzuye muri ecosystem ya Mainnet. Nanone turi mu murongo mwiza wo gutangiza ibihembo by'abagenzuzi ba KYC aribo ba validators muri iki gihembwe mu buryo butekanye kandi bushobora kwagurwa ku rugero runini. Ati: ku bijyanye n'ibikoresho n'inkunga bihabwa aba developer, turimo kubafasha kugabanya inzitizi zo kubaka kuri Pi binyuze mu kunoza ibikoresho no kubyoroshya mu mikorere, harimo n'ibikoresho bishya nko koroshya no kwihutisha uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe Pi. Ati: turakomeza kandi gutanga ubufasha kugira ngo abadeveloper bashobore gutangiza no kwagura porogaramu zifite akamaro nyakuri. Ati: ikoreshwa rya AI no guteza imbere akamaro utility nabyo ni ingenzi cyane. Ati: turimo kwagura App Studio kugira ngo igere kuri benshi, kongeramo uburyo bushya bwo kwishyura no kongeramo ubushobozi bwa AI buruseho kugira ngo porogaramu zive ku gitekerezo zigere ku bicuruzwa bifatika mu gihe gito. Yakomeje ati: ku rwego rw'umuyoboro network level, dukomeje ubushakashatsi ku manode, kuvugurura protocol no guteza imbere ibice nka DEX n'amatsinda ya liquidity pools. Ibyo byose bigamije gushyigikira porogaramu n'ibikorwa bifatika kandi bifite akamaro kuri Pi. Ati: Pi Network Ventures ikomeje gushora imari mu mishinga igitangira n'amasosiyete ari mu byiciro bitandukanye n'inganda zitandukanye, hagamijwe guteza imbere akamaro n'umusaruro nyakuri kuri Pi Network. Yakomeje ati: Pi Network irakiyemeje gushyigikira no guteza imbere umuryango ukomeye binyuze mu bikorwa nka Pi Day, amarushanwa ya hackathon, ubucuruzi bwo mu baturage, local commerce, n'ibindi bikorwa byinshi, ndetse no gukomeza kwigisha no gusobanurira umuryango ku bijyanye n'uburyo Pi ikora, ibicuruzwa byayo, ibikorwa bishya, intambwe imaze guterwa n'iterambere rya ecosystem yayo. Icyo nicyo gisubizo Dr. Nicolas Kokkalis, founder of Pi, yatanze ubwo yarabajijwe atese Pi network, uyu muyoboro wa Pi network uri gukora iki muri iki gihe, ni ikihe kintu kigezweho, aho yasubizije byinshi birimo KYC ndetse na migration. Ati: turazi ko KYC yenda itaragira ku bantu benshi, atari ko turimo kwagura ibikorwa bya KYC ndetse no kwagura ibikorwa bya migration. Kuri migration yavuzeho ikintu gikomeye cyane. Ati: kuri migration ariho duhereye. Ati: turimo kwitegura gukora second migration. Abantu babonye migration ya mbere bakabona migration ya kabiri kugira ngo bakomeze bagire uruhare mu iterambere rya Pi network, ndetse no kubaka ama app atandukanye
ndetse bikanabafasha no kwishyura, kubera ko hari nk'abantu babonye migration ariko payi za by migrated bakaba baramaze kuzikoresha mu bikorwa bitandukanye, rero bakaba bakeneye izindi payi kugira ngo nabo babashe kugira uruhare mu bikorwa bya ecosystem ya Pi network. Second migration rero ni ikintu cy'ingenzi cyavuzweho na Dr. Nicolas Kokkalis. Nanone kuri KYC yavuze ko uretse gutegura second migration, ati nanone turi mu murongo mwiza wo gutangiza ibihembo by'abagenzuzi ba KYC aribo validators muri iki gihembwe, nk'uko byaratangazwe no ma update atandukanye twagiye duhabwa na Pike Core Team. Yakomeje ati ibi bihembo tuzabitanga mu buryo butekanye kandi bushobora kwagurwa ku rugero runini. Yenda ntituramenya ngo ese bizabimeze bite igihe abantu bazahabwa payi bakoreye bavalidatingwa, ariko nanone ni iki bavalidating abandi ba pioneer, ariko nanone iki nicyo kintu twiteze. Ese bizagenda bite, bazayibara bate? Kandi muri iki igihembwe kigizwe n'amezi 3, turi mu kwezi kwa kabiri kurimo kurangira, ndatekereza muri ukwezi kwa gatatu ibi byose nk'uko twongeye kubihamirizwa na Pike Team ko bizaba biri ku murongo. Akaba ari ikintu rero cyo kwitega nanone cyane, kuko yakomeje ati nanone kubijyanye n'ibikoresho n'inkunga bihabwa aba developer turimo kubafasha kugabanya inzitizi. Urumva barimo baroroshya ecosystem kugira ngo aba developer boroherezwe kandi ibyo bakora babikore nta mbogamizi bahuye nazo, mbese no kubigira byiza kurenza uko byari bimeze muri aka kanya. Yavuze no gukoreshwa rya AI no guteza imbere akamaro, ati nabyo rero ni ingenzi. Yavuze ati turimo kwagura app studio kugira ngo igire kuri benshi. Niba app studio irimo kwagurwa, uburyo app studio yakozwe bwa mbere twabonye ko bwavuguruwe, ati ubu rero turimo kuyagura, ati turimo kongeramo uburyo bushya bwo kwishyura no kongeramo ubushobozi bwa AI buruseho kugira ngo porogaramu zive ku gitekerezo zigere ku bicuruzwa bifatika mu gihe gito. Ibi bivuze ko iyi platform ya app studio Pi app studio ni yagurwa, bishoboka ko na app zarimo zubakwa muri iyi minsi wabonaga ko yenda zitari ku rwego rwiza na app ushobora gukoresha umudeveloper wo hanze akayikubakira. Nubwo Pi Core Team yatanze uburyo bwo kuba wakubaka app yubakiye hanze ukayizana ukayigarura muri Pi ecosystem, ariko Pi app studio nimara gukora neza ku buryo bitazaba bisaba ko umuntu ajya no hanze kubakisha iyo app, bizaba ari ibintu byiza cyane bizafasha aba developer ndetse n'uwari wese ufite igitekerezo cyo kubakira kuri ecosystem ya Pi network. Yavuze ko ku rwego rw'umuyoboro barimo kubaka DEX, birumvikana bavugamo ndetse na liquidity pools, kandi avuga ko ibi byose bigamije gushyigikira porogaramu n'ibikorwa bifatika kandi bifite akamaro kuri Pi. Yanakomoje kuri Pi network ventures, ati Pi network ventures ikomeje gushora imari mu mishinga igitangira ama startups ndetse n'andi masosiyete atandukanye nyine agaragara ko arimo gufasha community cyane cyangwa zayifasha. Ati kandi birakorwa mu byiciro bitandukanye, ati ibi byose kandi bigamije guteza imbere akamaro n'umusaruro nyakuri muri Pi network. Dr. Nicolas Kokkalis rero yatangaje byinshi bitandukanye asubiza iki kibazo, kandi ibi byose bigaragaza ko uyu mushinga wa Pi network uri active, ko barimo barakora byinshi bikomeye, kandi byose bikaba bigamije gushyigikira ko Pi nk'ifaranga ryagira utility, rikagira uburyo rikoreshwa, aho rikoreshwa n'ibikorwa remezo bikoreshwamo iri faranga bikazamuka cyane. Nibizamuka cyane nibyo bizatuma iri faranga rikenerwa cyane. Iyo rero demand izamutse n'ifaranga rihita rizamuka mu gaciro karyo. Ibi rero bikazaba inyungu ku mushinga, bikazaba inyungu ku bashinze umushinga, ariko cyane cyane
bikazaba inyungu ku bapayoniya bazi uyu mushinga ndetse no ku isi muri rusange, kubera ko ibi bizatangiza impinduramatwara ya Web3 mu buryo budasanzwe, kandi byose bizanywe cyangwa bigizwemo uruhare na Pi Network, ariko n'abapayoniya birumvikana bafasha kugira ngo ibi byose bigerweho.